Ubundi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igihugu cyagombaga kwishakamo umuti nyawo w'isanamitima kugira ngo abagituye badaheranwa n'agahinda maze bagahinduka imbata z'ahashize. Kimwe mu byagombaga kwifashishwa ni umuvuno w'imyidagaduro mu rwego rwo kwishima, ariko hanatangirwamo ubutumwa bwubaka igihugu ku rubyiruko rushya rwarimo rugimbuka, bityo u Rwanda rukagaragara ku ruhando mpuzamahanga nk'urwiyuburuye, rukiyambura umwambaro w'amacakubiri maze rukambara umwambaro w'ubumwe n'ubwiyunge. Nuko igihugu cyafashe icyerekezo gishya binyuze mu myidagaduro, ariko kibifashijwemo n'urubyiruko rufite ibitekerezo bishya bigendanye n'igihe. Urwo rubyiruko nirwo rwaje kurema uruganda rushya rwa muzika nshya kandi ivanzemo n'ibitekerezo bishya. Mu iterambere ry'iyo muzika hagombaga kubanza kuboneka iterambere ry'abayikora rishingiye ku bushobozi bwo mu mufuka. Nuko Salax Award yaje mu rwego rwo guha agaciro ibikorwa bitandukanye by'abahanzi, hakajya hashimirwa abakoze neza kurusha abandi buri mwaka. Ariko se ibihembo bya Salax Award kuba bitagitanga uyu munsi wa none ni iki kibyihishe inyuma? Ese ubundi igitekerezo cyayo cyazanywe nande, biturutse kuki? Ubundi si ibyo bihembo bya Salax Award byatangiye gutangwa mu wuhe mwaka? Ni bande babyegukanye kuva bitanzwe ku nshuro ya mbere? Ese ni bande begukanye ibyo bihembo ubwo biheruka gutangwa? Ibi byose nibyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo maze tubirebere hamwe akantu ku kandi, ntacyo dusize inyuma. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ubundi Salax Award ni igitekerezo cyazanywe n'itsinda ry'abanyeshuri bigaga mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, barimo Mike Karangwa, Ali Sudi n'abakurikiraniraga hafi imyidagaduro barimo nka Kalisa Rugano na Emma Claudine Ntirenganya. Nuko icyo gitekerezo cyari inyamibwa gishyirwa mu bikorwa binyuze muri kompanyi yitwaga Ikirezi Group. Ku mugoroba wo ku itariki 20 Werurwe muri 2009, imbaga y'abakunzi b'imyidagaduro bakubutse imihanda yose bari bakubise buzuye sare y'imyidagaduro ya kaminuza nkuru y'u Rwanda izwi nka Grand Auditorium. Icyo gihe bivugwa ko abasaga 3,000 aribo bari babukereye. Nk'ibihembo byabimburiye ibindi gutangwa ku nshuro ya mbere mu Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bigenewe abahanzi, byahagurukije ibyamamare bitari bike. Niyo nka bafata umuhanda wa kilometero 130 uva i Kigali werekeza mu majyepfo kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda, dore ko nka 90% y'abari bagize uruganda rw'imyidagaduro bose babaga muri Kigali icyo gihe. Ibyo birori byabimburiwe n'abastar batandukanye bari bagezweho muri iyo myaka ya za 2009, batambuka ku itapi itukura, amafoto ari gucicikana. Umaze kwifotoza, abakobwa beza bari muri protokoli bakamwereka aho ajya kwicara heza yari yateguriwe. Bidatinze igikorwa nyamukuru cyari cyatuzinduye kiba kiratangiye. Ibihembo icyo gihe byatanzwe biri mu byiciro 10 ari byo: Best Male Artist, Best Female Artist, Best Male Gospel Artist, Best Female Gospel Artist, Best Hip Hop Artist, Best R&B and Pop Artist, Best Music Group, Best Teen Artist, Best Afrobeat Artist na Best Record Producer.
Ibi bihembo bamwe mu babyegukanye ku nshuro yabyo ya mbere twavugamo nka Mani Martin watwaye igihembo cya Best Male Gospel Artist, Tonzi watwaye igihembo cya Best Female Gospel Artist, Riderman atwara Best Hip Hop Artist, Mugisha Benjamin aka The Ben icyo gihe niwe wegukanye igihembo cya Best R&B and Pop Music Artist. Nuko Liza Kamikazi ahabwa igihembo cya Best Female Artist, naho Best Music Group yabaye The Brothers. Uko ibyo bihembo byatangwaga niko hanyuzagamo umuhanzi agaperforminga mu rwego rwo gususurutsa abantu. Zimwe muri performance zashimishije abari aho ni nka performance ya Miss Jojo wazanye ababyinnyi b'abanyamwuga kuri stage barimo Tizuzwi mu itsinda rya Active. Abahanzi nka The Ben na Liza Kamikazi mu ndirimbo yabo yabiciye bigacika yitwa Rahira nabo bakoze performance y'igitangaza, utibagiwe n'abandi bahanzi bari bakunzwe muri iyo myaka bashyuhije abantu kakahava barimo nka Kitoko, Rafiki, The Brothers, itsinda rya Salus Popoli n'abandi benshi. Ibi bihembo byakomeje gutangwa indi myaka yakurikiyeho kugeza bije gukomwa mu nkokora n'ubushobozi bukeya bwa kompanyi y'Ikirezi Group, nuko ibihembo bihagarikwa gutangwa muri 2014. Muri 2016 byabyukije umutwe, abahanzi hafi ya bose bari batoranyijwe bagenda bikuramo urusorongo, noneho bihumira ku murari ubwo haburaga amafaranga Ikirezi Group yari ifite mu nshingano ibi bihembo ibirongera birabihagaritse ku nshuro ya kabiri. Muri 2019 hongeye kuzamuka kanunu ka Salax Awards, ndetse bitangazwa ko Ikirezi Group yamaze gutanga isoko ry'ibi bihembo iriho ikigo cya Ahupa Digital Services Limited ngo abari ikomeza gutegura ibi bihembo mu gihe cy'imyaka 5. Ku wa mbere Werurwe muri 2019 Salax Award yarongeye iraba, ndetse ibirori binagenda neza, ibihembo biratangwa kandi binyuze mu mucyo ku buryo byari binogeye ijisho rwose. Umwaka wakurikiyeho wa 2020 COVID-19 iba yikubisemo, igikuba kiracika mu bantu, lockdown sinakubwira, hehe n'iby'imyidagaduro buri wese cyari kimuraje inshinga nuko umuti n'urukingo byaboneka, icyo kibura gasa n'iki cyorezo kitamuhitanye. Nuko Salax Award yongeye guhagarara kugeza ubwo twongeye kumva inkuru y'uko igiye kugaruka muri 2023. Tariki ya 18 Mutarama muri 2023 isaa 11:53 z'umugoroba, mu kinyamakuru gikorera kuri murandasi cyitwa igihe.com cyanditse inkuru igira iti ibihembo bya Salax Awards byari bimaze imyaka 3 byarahagaze, bigiye kongera gutangwa ku nshuro ya 8. Umuyobozi wa Ahupa Digital Services Limited witwa Humed Pacifique mu kiganiro yagiranye n'igihe yemeje aya makuru y'igaruka rya Salax Award. Gusa avuga ko nubwo yari umwaka wa nyuma mu masezerano bagiranye n'Ikirezi Group, bazaganira bakareba niba nta cyakwiyongera ku masezerano bagiranye yakomwe mu nkokora na COVID-19. Yagize ati yego bigiye gutangwa ku nshuro ya 8, gusa n'umwaka wa nyuma ku masezerano twari dufite, ariko tuzicara turebe niba nta yindi myaka yakwiyongeraho nyuma y'ibihe twanyuzemo bitoroshye bya COVID-19. Nuko twese dukubise amaso iyo nkuru nk'abakunzi b'imyidagaduro, akanyamuneza karadutaha, dutegura amakoti n'amakanzu byo gutaha ibyo birori. Icyatunguye abantu ni inkuru yo kumva yuko abahanzi bari baratsindiye ibihembo bya Salax Award muri 2019 nta mafaranga bigeze bahabwa.
buri wese yakubiswe n'inkuba bitera urujijo mu bantu ukuntu hagiye gutangwa ibihembo n'abaherutse kubitsindira batarishyurwa. Nuko igikorwa cyo gutanga ibihembo bya Salax Award cyacitse intege, maze ibya Salax Award biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ibi bihembo byatangiranye intego yo gushimira abanyamuziki bigatangwa buri mwaka, byakagombye kuba bimaze gutangwa ku nshuro ya 16, ariko byagiye nka nyomberi nta nuzi igihe bizagarukira. Ubwo ibi bihembo biheruka gutangwa kandi muri 2019, Bruce Melody yegukanye ibihembo 3, aba ari we muhanzi wegukanye ibihembo byinshi uwo munsi. Umuhanzikazi Queen Cha yatwaye igihembo cy'umuhanzikazi wahize abandi Best Female Artist. Mani Martin yatwaye igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu muziki gakondo. Riderman muri 2019 yatwaye igihembo cy'umuhanzi witwaye neza mu njyana ya hip hop, Best Hip Hop Artist. Active nibo begukanye igihembo cy'itsinda ryahize ayandi Best Music Group. Israel Mbonyi yahize abandi bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Best Male Gospel Artist. Uncle Austin yatwaye igihembo cy'umuhanzi witwaye neza mu njyana ya Afrobeat, Best Afrobeat Artist. Yvan Bohavan niwe watwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza ukizamuka, kandi Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.